Naguhaze iyi sura muzi Yesu ntaramumenye oya ariko biremera mumeze neza aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye bifuriza n'umugisha ndetse n'amahoro y'Imana. Isabato nziza, uyu munsi ni kwa gatandatu, muzi ko haba hari ibirori bigiye bitandukanye uko muri kureba. Ndi Nyabugogo, ndimo ndaturuka Nyabugogo, niho ngeze Nyabugogo indani. Kamera barebesha Nyabugogo kamera yacu. Nyabugogo rero guys, nkuko narindi kubibabwira rero muri kureba ku mashusho yacu, hari abantu bafunze umuhanda Nyabugogo uko muri kubireba, kwambuka byanze. Iyi nkuru rero niyo ngiye kubasangiza. Hano turi Nyabugogo neza, rebesha muri gare, rebesha muri gare, muri Nyabugogo hano muri kuhareba, ni muri gare ya Nyabugogo. Iyi nkuru rero nabanje kuyibasangiza, nanjye bakaba bampamagaye. Cameraman utunge kamera hariya kabisa, abantu ndabona bashungera ari benshi cyane. Mpagaze muri Feruje, bashungera ari benshi cyane. Rebesha kamera aho hepfo, rebesha kamera aho hepfo, dore aho bari kwambuka. Yesu do mugeni no do dore ngabariya, rebesha kamera haki umugeni none nta gashye tubonye muri Kigali, tubonye muri Nyabugogo. Umugeni akaba ari kugendesha amaguru, mufate neza, mufate neza, akaba ari magendesha amaguru. None ni ibintu bicangaye byaducanze natwe rero. Mana yanjye, kumwe twese twigira imbere hano, tubatangira hano imbere. Rebesha kamera hano imbere guys. Iyi nkuru ngiye kuyibasangiza rero, naza kuvuga ibintu byinshi, nanze no gutinda muri byinshi. Duhagaze, urumva sinahagara mu muhanda ngo mfunge umuhanda. Iyi nkuru ngiye guhagarara hano mu cyapa nyibasangize. Uko bisanzwe murabizi, ni bucece mu gace, murabizi ni Kiroso, bambi bakurikirana 5 ku kandi. Reka mpagarare hano hafi, ubundi basangiza iyi nkuru. Ese ni ukubera iki? Ni agashya, ni ubwa mbere mbibonye muri iki gihugu cyacu cya mu Rwanda. Nimba bari gukina filime, nimba ari komedi, simbizi. Rero ubwo ngubwo reka nze mpagarare mbakurikiranire iyi nkuru, mbereke ukuntu biba bimeze. Murabizi nanjye ntago mba nicaye evan, ibindi byose reka mbanze mbarindire mpagarare cye ku ruhande. Kamagare muri cya cyapa we, kaze mpagarare mu cyapa, ubundi iyi nkuru nyibasangize. Ariko mbonye umugeni, mbonye umugore cyangwa umukobwa, ariko nta mugabo mbonye. Ibi ni ibintu bitangaje. Kaberama ariko uko bisa ntabwo ari filime, iriya ni inkuru nyayo. Mva ko bagira gutya. Mbonye uriya nimba ari umugore n'umukobwa, reka mpagarare hano mu cyapa. Njye ndumiwe. Uriya yabaye umugore, n'udutimba byose yajugunye yabitaye. Hagarara aha ngaha ushyireho kamera, tubarindire turebe nimba barahagera rya ese.
Mufate moto. nabibabwiye nkuko nababwiye ati ndabakurikirana paka aho bagiye paka aho bageze ngabariya aho tugiye kujyana n'amashusho yacu murebe iyi nkuru igiye kwibasangiza gatanu kwane kugira ngo umenye se ngo byari byatewe n'iki uriya mukobwa wari wasaze kandi n'ubu ndabona agisaze cyangwa uko nagiye mbyumva ku bantu bagenda bavuga ngo yasaze agifite amahane n'ubundi nkuko muri kureba ku mashusho yacu kameramani ngo tujyane aho bahagaze ndabonye ariko ndabona yatuje cyane nanjye kameramani ngwino ariko cyane nanjye kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyane nkuko muri kubireba ku mashusho yacu ndabona barimo bamufata sinzi ngo byagenze bitambwe ngo navuze ngo yasaze ariko ntago mbizi ngo bimeze bite byagenze bite reka mabagire kamera ariko uduguruka kamari zo yamaye umva se mani ise mwina umva bigenze gute ko kari ari ibintu bigenze ese bana mureka mbabwire umva se mani mwakabyamwe ibi ni ibiki umusana wabaye iki abakanzu bahinduye impuzu umva se wabaye iki mani yewe yenge wagara ngandi kurikiranira inkuru n'ibyo bikuntu bibiri yewe umva se anaguye umva se muretse simaze byagenze bite urabona umuntu yabiza ko ese byagenze bite byagenze bite umva se agize umuntu w'umwana ukuntu byagenze umva se umugeni n'uwo umusore umva se bamugufasha ukaza ukamvugisha byagenze bite byagenze bite uvuga ngo uyu mugeni wanjye umugore wanjye ubwo nubwo nagiye iwabo ngiye kubatiye kujya ku rusengero usize ukuntu yahise ica mu gikari hari umuryango utuwe atagenda mwese akaba yagize muri gahunda yasaze muri Nyabugo yagize ni uvuga ngo hari umuntu wabwiye ataciye ahangaha arirukanka atega moto ateze mu yamba nteze moto ubwo ndaza biri none dore hari umusanze ahangaha hari umusanze ahatuje none se kwari umfashe rwose muri bo murafuna nabona bamugeza mu rugo se sha ariko yasaze
Tuzi ubibona buri. Si ibintu byari bisanzwe bimubaho se? Oya. Ni ubwa mbere. Ni ubwa mbere bibaye? Ni ubwa mbere bibaye. Ubu twabaga tuganira ngo nani muzima. Amaherezo araba yahe? Ndashaka kumfasha basi nkawe. Turi muri Gatsata. Ubu ngubu none nawe nagure impazi. Ko mwaturutse? Kameraman. Genda bigize neza. Basi mufashe. Musange mugeze ahangaha. Nawe wari wambariye umusore se? Dore nabambariye umusore na Tanayeli. Tugiye gusezera. Wari wambariye umusore? Nambariye umusore. Hanyuma tugeze ku rusengero umukobwa turamubura. Ubwo rero nibwo nakubise hepfo hirya no hino. Agatimba yagataye? Agatimba se urabona aho akafite? Yagataye ibintu byose yabijugunye. Ubwo rero nakubise hirya no hino agatima kagwa ku muganga nabonye kuri channel yawe sawa. Ndavuga nti waguhamagaye rwose. Yaguhamagaye ndakubwira nti ngwino ufate ibintu ahangaha umugeni wacu dore byakomeye. Urumva ubwo nari nahamagaye umuganga arambwira ati munyaruke umugeni wanyu bamusanga Nyabugogo. Rero ubwo twafasha mu moto turiruka tumusanga Nyabugogo turamufata urareba nawe murinze mugira mu Gatsata. Turinze tugera mu Gatsata. None ubu ngubu nta amaherezo akaba yaje. Sinzi ikintu turi bukore ngo ese waje ariko ngiye guhamagara muganga urumva ambwiye nimba hari icyo yamfasha agatuza twareba ko twamucyura. Uwo muganga se niwe ugiye guhamagara? Niwe ngiye guhamagara umwana ngaha. Hamagara twumve ta. Hamagara. Yego. Ubu ni kuvuga ngo niwe hamagaye? Niwe hamagara. Cyane rero twumve. Muganga wiriwe neza. N'ubwo wabikoze. Uyu niwe wambwiye ngo nihute mfate moto umusange Nyabugogo. Mwabonye ko ariho twamusanze ibintu byakomeye. Mureba hano ukuntu bimeze. Amakanzu yateraguye hejuru. Muga umugeni wacu rero mwaturangiye aho tumusanga ariko ntabwo twizeye nimba turi bumucyure. Kubera ko rwose byanze dore niyo umunyamakuru yakubwira imitsi yarabye ibintu byakomeye rwose. Ufite amahane. Sinzi nimba hari ikindi kintu wadufasha. Yego. Niko twabikoze rwose namubonye twamugezeho. Rero bivuga ngo ndakumva yafata iki? Yego umva gusa kuza twumva. Ndakumva gusa kuza twumva. Amata yishyuye se yakuranga. Amata yishyuye ko ntahita nyabona none aha. Muga waruvuze ngo amucire ngo mu maso gatatu. Kumucire mu gatatu mu maso. Ukagukuyeho ibihuhera ngo usobanura uvuga ibyo utagukuyeho ibihuherano niko muganga ari kukubwira. Waba ukoze rwose muga ko arabye muga ararabye muga kwa hise arabasa hise amuryamaho ararabye neza ngo yarerezwe muganga ngo yarozwe nande umva wari undi mukobwa wari waratinditse n'ibyo byateye bibiri wumva umenya njye ntabwo nari kuguherekeza ibyo bintu byo kwirirwa ari mama 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 ari
ngo yaragiye kwiroha mu ruzi kandi ngo biri kumuvamo ngo yaragiye kwiroha mu ruzi muga reka turi gusoza ikiganiro cyacu ko giye kubana nawe mu munyamakuru nige naje kwifatira inkuru reka tugisoza wowe ntuhari ntitukubonye abashije gukira kandi ibintu nabonaga ari gukora muri Nyabugogo ukuntu yamukaga umuhanda yirukanka izi mbaraga zawe ziva zikagarukira ari narakangutse arakangutse kiro arakangutse umuhagurutse baba we Imana ishimwe arahagurutse we muga reka tugushimire nimero zawe turazishyiraho ndabona abahagurutse ariko yanegekaye